abagabo bose bajyaga kujyunana zijya zibagwaho nicyo babona. Ni nkaho nyine bari batararangiza nuko nyine ibiza byahise biza birabapfubiriza, ariko yari igishyushye yari igihagaze, ariko yarapfuye na neza. Umuntu ugiye yafasheho umva agiye neza pe. Ni ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu tariki ya 25 Werurwe hagana saa 12 z'umugoroba umudugudu wa Rebero w'akagari ka Rwaza mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu ubwo imvura nyinshi yari yiriwe igwa maze yinjira mu matafari yari apanze ku rukuta rw'inzu nayo y'inkarakara yari yiryamyemo umwana na nyina ndetse n'umugabo wari waje kubasura ubwo yari imaze gusoma yasunitse urukuta rwayo rububama hejuru maze bahita bahasiga ubuzima. Hari mu masaha 9 n'igice ubwo imvura yari irimo guhita. Iyi nzu yari irimo abantu batatu, umudamu n'umwana n'umusore wari waje kumusura. Ubwo nibwo imvura yaguye, imvura imaze guhita haza kuza umuntu arimo gutabaza ngo imvura yaguye imaze kugwa, haza kubaho ikibazo igikuta kigwira abantu. Abaturage bahageze, bamaze kuhagera turatabura tuza gusanga ko harimo abantu, umudamu umwe n'umwana n'umuntu w'umushyitsi waraje kumusura w'umusore. Basanze batagihumeka, tugerageza gutabura tubashyira ku ruhande, duhamagara inzego z'umutekano n'abandi bayobozi barahagera baraza gutabara. Ubwo bakimara gutabara nyine twasanze nta wari urimo ugihumeka, bose bararangije gushyiramo umwuka. Ni gutyo byagenze. Hanyuma ese ubundi imvura yaguye ejo yari imvura ikomeye cyane ku buryo yagombaga guteza ibiza bingana gutya? Mu bigaragara imvura yaguye ntabwo yari nyinshi cyane, nuko nyine bigaragara yuko igikuta cyari cyaranyweye amazi, ariko icyo gikuta hari hegamiyeho amatafari yari yarabumbwe kugira ngo babe bakubaka dushe y'imbere ko nta dushe uru rugo rwagiraga. Biza kurangira y'amatafari yinjiyemo amazi, cya gikuta kigwira abantu, ariko biturutse ku matafari yari ari kuri cya gikuta inyuma. Hari ikibazo abantu bari kwibaza bati se uyu mubyeyi uwo musore wari waje kumusura nta mugabo agira, ni umupfakazi, bimeze bite? Uwo mudamu nta mugabo yari afite, uwo bari barashakanye mbere bari baratandukanye, hanyuma ubu yibanaga. Uwo musore wari uri kumwe nawe rero ni umushyitsi bisanzwe wari waje kumusura. Hanyuma ubwo mu gihe barimo kuganira imvura iragwa, mu gihe ategereje yuko imvura ihita nibwo icyo kibazo cyabaye, baza kugwirwaho n'iki gikuta. Ko amakuru avuga ngo bari mu buriri baryamye. Niko byari bimeze kuko n'ubundi twabakuyemo dusanze baryamye. Yego. Bari mu buriri? Yego. Bari bambaye ubusa cyangwa bari bacyambaye? Bari bambaye ubusa bari baryamye. Nabimenya hari umuntu umanutse nanjye ngiye kureba kumva nari ndyamye imvura iragwa iguye mpera mu nzu, nifuza kujya kureba umuntu aha hepfo, manutse nsanga inzu yaguye. Ko bigaragara yaguye mu iyo mvura kuko nta bantu benshi bakunda gutaha muri kano gace, bose baba bagiye gushakisha. Nanjye mbibonye nkora ubuvugizi bwo gutabaza kugira baze, niba harimo ukirimo ugifite umwuka bamutabare. Ndahamagara abaturage barahagera basanga abantu bose barangije kwitaba Imana. Ni ukuvuga ko nyuma yo kugwa hashobora kuba haciyemo umwanya ntawe urabimenya ko barimo? Yego, kuko imvura yari irimo kugwa. Bivuze ko wenda iyo bigwa mukabyumva mugahita mutabara, wenda mwari gusanga hari nk'ugihumeka? Birashoboka ariko nta byakunze kubera ko imvura yari iri kugwa. Mwasanze rero abarimo bimeze bite? Twasanze barimo yari umumama wibanaga n'umwana we, hari umuntu wari waje kumusura waturutse kuri petite, niwe bari kumwe w'umusore, dusanga bose bapfuye bambaye ubusa. Yari inshuti ye, yari inshoreke, yari iki muri rusange? Ese mwakundaga kumubona aza cyangwa? Njye ntabwo nakundaga kumubona aza kuko biri kose yari nk'inshoreke ye. Hanyuma se umudamu we wari usanzwe umuzi ute? Hari umuntu ushabika bisanzwe, nta bibazo bye, mbese umunsi w'ejo twese byadutunguye. Yakoraga iki? Yashabikaga bisanzwe. Hanyuma se nk'ayo wahageze imbere wabyakiriye gute?
Urabona nanjye nk'umuntu wahageze mbere byantunguye, nanjye nabaza uwo muri mu gipangu mo imbere kuko inzu yaguye ntiyakubita igikuta cy'imbere. Urumva abo mu rupangu ntabwo bigeze bamenya ko inzu yaguye. Njye waturitse inyuma ni njye wabibabwiye ko inzu yaguye. Uwari uri mu gipangu ari kudaha amazi araza nawe aza kureba. Aje kureba arambwira ati ariko bari bahari sinzi niba bagiye. Nibwo ndamubwira reba ku muryango niba hafunze, arebye asanga umuryango urafunguye mbega bisa nkaho barimo imbere. Nibwo nahise manuka niruka njya gutabaza abaturage baraza. Igikuta cyabatinzeho hejuru kubera ko ngewe mu rusisiro ntuyemo ibintu biba byose, ubundi nagize amahirwe make yo gutura umu kuko mpura n'imirambo myinshi, ari abantu bapfara mbese Imana yambaye inama yo gukingura. None nagiye kubona mbona umudamu witwa Mama Kadahirima aje ari kwiruka mu rupangu hari iwanjye, papa musa nawe uri umuntu aza dufashe, abantu barashize. Ibi bintu bigenze gute? Nari ndi mu buriri naje utyo nibutse kwambara ipantaro ngezemo no hepfo, ndavuga ndazamuka ruguru n'akantu nzamuye, niho nazamuye agasuka ngeze hano nsanga harimo abagabo basa n'abayifatiye akayoga babariho hejuru. Ndababwira ati mujye uruhande rumwe ntabwo ari gutya biragenda. Noneho ngikuraho amatafari bwa mbere mbona umuntu ivi rirashinze munsi y'urugi, ndababwira mwegereyo dore umuntu. Ibi bintu biragoye, ubwo niho twakoresha ibishoboka byose. Abadamu bari bahari bari bameze nk'abiviriye gusenga kuko nari ndi kubona harimo abafite Bibiliya. Uwo mpaye itafari afata, tugize amahirwe nuko gabaye make tuba tugeze ku mugabo. Umugabo niwe wari uri imbere ariko bari bifunitse cyane, niba bari nabo gukira ntabwo bari gukira kuko bari mu ishuka, bari mu gikuvureri, bari no muri supaneti. Urumva ibintu bitatu kandi byose byari bibafunitse, nyuma hakaza intuza igikuta, nta kuntu bakwinyagambura ngo bavemo. Yaba ibyo bintu byari biri ku ruhande kuko ni njye nabafunukuye. Noneho kwa kundi nabapanguye nasanze bari kumwe gutyo, abaturage bagakomeza ngo umwana, none umwana twari twamubuze. Sinzi ukuntu nabwiye papa Olivier, ndavuga ati hari ahantu habyimbye bimeze ute? Turapangura, nzamuye supaneti cyane mbabonye udukweto tw'umwana. Ubwo mbabwiye abaturage ati nyamara arimo. Turaterura, duteruye byanze duhitamo kumanza gukuraho biriya bitafari. Tubwiye ko hari umusore waguyemo, se uyu musore uyu mugore ko avuga ko yari afite abana, umugabo we abahe, umusore we yaje gute, yaje gukora iki? Mu buzima busanzwe rero ntabwo nakwinjira mu buzima bw'urundi rugo, ariko niba ari umudamu we simbizi, niba uwo mwana ari we simbizi, n'uyu wabonetse muri urwo rugo akaba nyakwigendera ngo yaraje kwisayidiya. Mu buzima busanzwe ntabwo yari umugabo we. Ni ibintu by'uburaya mu yandi magambo bari bibereyemo kuko ntabwo bigeze bashakana. N'uwakodesheje nyakwigendera w'umudamu yamukodesheje mu buryo nuko ahaye umugore urugo, nta mugabo wabagamo. Ku buryo ngewe mbakuramo mfatanyije n'abagabo bagenzi banjye batangaye uburyo habonetsemo umugabo, kuko n'ubundi batabazaga bavuga ngo aragiye n'umwana, ngo arimo n'umwana, ntabwo bari bazi ko arimo. Ahubwo tukifunukuraho biriya bintu byari bibapfutse, niho umugabo yagaragaye imbere, njye mpita mbwira leta ngo harimo umugabo. Nuko baravuga ati noneho mwitonde, buriya babayemo benshi, dukore twitonze. Bari bambaye ubusa? Andi magambo bari bambaye ubusa kuko bari bari kwinezeza ahari, ariko ntabwo twavuga ngo sinzi, niko byari biri uko babyumvise. Bampamagaye ndumva sinzi ukuntu bigenze, mpita ntega moto ndazamuka, ngeze hano nsanga imirambo bayivanye mu butaka bashyira hejuru. Nuko nyine mbifata gutyo, nese ubundi nari kubazura, nari gukora iki? Hanyuma baravuga ko hapfiriyemo umugabo n'umugore n'umwana. Ese abo bantu bose niko bari barabakodesheje? Nakodeshaga umugore n'umwana gusa. Umugabo wundi we ntabwo ari umuzi? Umugabo ntabwo nari muzi, yazaga bisanzwe, ni n'umusore, ntabwo yari umugabo.
yazaga bisanzwe ariko ntago hamaze igihe aza, araza ubundi ntabwo yararaga kubera afite akazi k'izamu biriya kuri douane, ntabwo yararaga, yazaga ku manywa akongera akagenda nuko. yari umugabo wamwicyuye Yari umusore, yazaga we akongera akigendera. akagenda. Ye- Wari umaze iminsi umubona? ariko itari myinshi. Yari yakubwiye ko ari inshuti ye cyangwa ko ari umuntu? Yambwiye ko ari inshuti ye gusa. mwamubanye uteruwe n'uwo muntu wakodeshaga Nta kibazo twari dufitanye. Ubundi yakoraga iki? Yari umuzunguzayi. ukuntu byagenze inzu nyine imvura yaguye imaze kugwa, wabonaga ko harimo umuyaga. Imaze kugwa tugiye kumva cyakora twumvishe bari guhuruza ngo inzu iguye ku bantu, nibwo twatabaye. Tumaze gutabara dusanga yabaguyeho, nibwo batangiye gukuramo imirambo. Njye nabonye bakuramo abantu 3, umugore n'umugabo n'umwana. Hanyuma se amakuru avuga ko umugore ngo ntabwo ngo umugabo yari umugabo, nibyo? Nawe umugabo wese mutasezeranye ntabwo aba ari umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo ese nk'uburiya nk'uwo mugore yari asanzwe yicuruza, bari basanzwe ari inshuti, ubundi niwe mu bana bari bafitanye? Ntabwo yari asanzwe yicuruza, kuko nimba yari amufite ari umwe muhiposho, uri kumva ko yajyaga aza nk'umuntu w'umugabo nyine mu rugo, nubwo babaga bari kwiba batasezeranye, ariko yari umugabo mu rugo. oya abagabo bose bajyaga kujyunana zijya zibagwaho nicyo babona. Kubera ikivuga ngo zijye zibagirwaho? ariyo baciye n'abagore babo inyuma, wenda bamusize mu nzu, rero bajyayo bose zibagwaho. Ariko rero apfuye na neza, umuntu ugiye yafasheho umva agiye neza pe. Ni iki ushingira avuga ko apfuye neza? Kuko uzi abantu babura ukuntu bapfa kuriya bakigiyeho, umva bari benshi. Ariko nawe wese kuri amuvumbi nawe niba nagukumbata ntabwo ari kumwe. Uzi noneho cyo mumvura Kimeze te? saba bimeze neza, agiye neza ni ukuri. None se uriya mugore buriya hari ikibazo cye? Uriya mugore nta kosa afite, nta n'ikibazo cye, nawe yigendeye neza. Ikosa ni iryande? Ikosa ni iry'imvura, ubwo ino mvura ryahemutse, ibe yirekeye abana bakikorera ibikundanye. None do uriya ni wa mugore ubanga abakundanye barajyana? abakundanye barajyana ko bajyanye, ariko mbabajwe n'umwana. Uriya mwana byibura Imana iba yamutabaye akabaho, byibura akareka nyina akigendera. Bagiye yagitoye? Aragitosa yambukira ndirimba agiye yagitoye. Rero se ubu ngubu ko muri guseka bitababaje? Oya irababaje ni, ariko kuri iyo foto umugabo yagiye mu rugo rw'umuntu ikabagwa hejuru, ariko nahageze ndarunguruka ngo ndebe nimba ikitafari cyabaguyeho irimo, ndabibura. Nawe uri mubi. Ubu se nibyo wacungaga? Oya nibyo wacungaga? njya nirungurikiye ngo ndebe nimba cyabaguyeho irimo, byibura ngo ndabibura. Avuze ngo iki? yarita wowe yigendeye neza ngo yari itaragwa. Namwiboneye yari itaragwa nyine. Se umuntu yaba yapfuye ikagomeza? rero se yari agishyushye nyine, yari igihagaze igishyushye. Ubwo rero cyagani yaguye nyuma. Byaguye bari kibikora, kuko yari kirihagaze. Apfuye neza di basi, kandi wabona yararuhutse agiye no kwifatira kandi ka kabiri. Cyane no mvura ni ingome, wamvura warambabaje. Aho nyine bari batararangiza, nuko nyine ibiza byahise biza birabapfubiriza, ariko yari igishyushye, yari igihagaze. Yari igihagaze, yari itaragwa. Bashobora kuba bari batararangiza nyine, biriya biza nibyo byabagize ute. Bakora amatafari mwasanze irimo? Oya twasaza igishinze nyine,
ni nk'aho ari ibiza nyine byaje bihita bibagira, nibyo byabapfubirije tu. Mugenzi wawe wangura umugore ngo bapfuye neza. None se ubundi kuba bari bakundana bakaba bajyanye bapfuye neza kuko ntacyo bari bari gupfa. Barimo bihakabye. Yego. Nyine mutubwire ukuntu wasanze bimeze n'amakuru mwahawe. Njyewe ukuntu nabibonye bikundanye birajyana nyine, none se kuba bari bakundanye umugabo yaramuzaniye iposho, nabonye nta kibazo ahubwo uwabigendeyemo n'uriya mwana. None se uriya mugore yari asanzwe yicuruza? Oya ntabwo yari yicuruza. Erega ni kwa kundi nyine abagabo nabo bafite amakosa gushaka abagore bakabatana abana, umugore yari ari kwishakira ibiryo by'abana, ntabwo yicuruzaga. Uriya mukara kuvanga abagabo bose ngo ibikuta bijye bibagwaho. Oya none se uriya mugabo yari afite umugore ngo tuvuge ngo yamuciye inyuma? Yari akiri umusore bari bakundana. Ubwo rero ntabwo ari indaya kuko ni urukundo, ni urukundo. Aba ari igare ry'umuntu. Aba ari igare ry'umuntu n'umunsi wiwe uba warandikiwe buri wese. Ari umeze nabi niyo bikigwa kuri bose bari gusanga abantu bose bipfumbataniye n'ababo. Uwari ugifite amahirwe yo kumugira yari afumbatanye n'uwiwe. Ahubwo twebwe nyine tutabafite nitwe twari twahuye n'ibibazo. Numvaga nanjye nahamagara nyine nuko. Oya ntawe nanizeye mfite, ntabwo nari nahitamo. Yarampemukiye, wambyaje yarampemukiye. Nawe yaragutaye? Ubu wakwifatira noneho wafatira? Oya sindafata umwanzuro, turi kubyigaho twembi nawe. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias yemeje iby'aya makuru ariko abanza kwihanganisha imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka. Aboneraho no gusaba abaturage bose babona ko batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga kwimuka, by'umwihariko abakodesha amazu bibwira ko ari aciriritse. Ibyo koko turatangira twihanganisha imiryango ibiri yagize ibyago byo kubura abantu bayo, harimo yose iyo miryango yombi ikomoka mu karere ka Rutsiro ariko bakaba bari batuye mu karere ka Rubavu. Nta kindi rero twakora usibye kubanza kwihanganisha imiryango yabo, tubizeza ko nk'ubuyobozi turi kumwe nabo, twakomeje kubana nabo kandi no mu bikorwa by'ubutabazi ndetse no gushyingura abitabye Imana turacyari kumwe nabo, turazakomeza kubafasha nk'uko tubifite mu nshingano muri gahunda z'ibikorwa turi gukora. Nk'uko rero mwarimu bivuze, duhora tubyibutsa, turongera tubisabe mu gihe mu by'ukuri imvura ari nyinshi. Nk'akarere ka Rubavu tumaze iminsi igihe kirekire hafi amezi arenga 2 dufite imvura idahagarara igwa buhoro buhoro. Mu by'ukuri ni igihe gisa naho inyubako nyinshi zamaze kunywa amazi menshi, imisozi myinshi irimo amazi menshi. Isaha iyo ari yo yose rero dushobora kubona imisozi iriduka, dushobora kubona inkuta z'amazu amwe n'amwe agwa. By'umwihariko rero hari nko mu kagari ka Rwaza. Muri aka kagari ka Rwaza ni akagari urebye ni abaturage benshi, ni imiryango myinshi yose ikodesha. Wenda nuko hari amazu akodeshwa make ariko twajya gushakisha ahakomeye bidashyira ubuzima bw'imiryango yacu mu kaga. Ni ibikorwa rero tumaze iminsi twatangiye, turimo turakorana nabo kandi dushimira cyane ko nyuma y'aho iyi mpanuka ibereye abaturage babyumvise neza, abenshi batangiye kwimuka bajya gukodesha ahandi hatuye neza, aho inyubako zifata amazi, aho imihanda igera. Kuko nureba nko kuri aka kagari ka Rwaza abaturage bahatuye, mu by'ukuri icyo tugiye gukora nk'ubuyobozi no gushaka ukuntu bose bahimurwa
ni ahantu no ku maso ubona ko hashyira ubuzima bw'abahatuye mu kaga, ni abantu bafite imiturire ijya kumera nk'iyari kuri uyu musozi wa Rubavu ahareba mu mujyi, aha rero kuri iki gice kireba mu murenge wa Rugerero naho ubuyobozi turimo turareba uburyo bimurwa bakahava, ariko abafite ubushobozi bo turabashishikariza kuhimuka vuba na bwangu bakubaka ahandi hujuje ibisabwa bidashyira ubuzima bw'imiryango yacu mu kaga. Ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka uko ari batatu, akaba ari umubyeyi w'imyaka 33 bivuga ko yari atakibana n'umugabo we n'umwana w'imyaka 2, ndetse n'uyu mugabo w'imyaka 30 bivuga ko ari we wari utunze uyu mugore mu ibanga. Bose bakaba ari abo mu karere ka Rutsiro. Ibi bikimara kuba, ubuyobozi bukaba bwihutiye gutabara nubwo basanze barangije gushiramo umwuka. Imirambo yabo ikaba yahise ijyanwa mu ruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi mu gihe bagitegereje ko baza gushyingurwa. Rafiki Kabenga, ATV, mu karere ka Rubavu.